Yes, bapayoners. Nababwiye yuko Pi Network igiye guhindura byinshi cyane. Nababwiye yuko Pi Network ari ifaranga rikunzwe ku isi hose. Niyo mpamvu rero twongeye kugaruka kuri iyi nama nziza cyane, inama igiye kuvugurura byinshi cyane, inama igiye kwandika amateka muri Pi Network. Ku itariki rero ya mbere kugeza ku itariki ya kabiri ukwakira 2025 turitegura inama nziza cyane, navuga ngo Pi Network iduteguje hakiri kare. Ngaya makuru meza cyane rero, ngaya makuru navuga ngo agiye guhindura byinshi cyane mu mushinga wa Pi Network. Iyi nama rero ni inama izitabirwamo n'umwe mu bafondateri ba Pi Network, ikaba izabera muri Singapore, aho izitabirwa n'abantu benshi cyane barenga 25,000. Muri ibyo 25,000 akaba harimo abazahabwa ijambo 300, ndetse akazazamo n'amasosiyete angana asaga 500. Murumva rero iyi nama navuga ngo ifite imbaraga, ni inama ije kugira ngo ikemure byinshi cyane muri uyu mushinga wa Pi Network, niko navuga. Muribuka yabereye i Toronto, iyi rero nayo ije yikurikira. Ndagira ngo rero tuganire ku bizabera muri iyi nama ndetse n'ibyo badutangarije, kugira ngo nk'umupayona utangire kwitegura inama ndetse n'ibizayivamo. Mbere y'uko rero twinjiye muri iki kiganiro, reka mbanze mbaye ikaze aho muherereye hose, mbabwira ngo ni ikaze ku muyoboro wa Pi Mining TV, umuyoboro udahwema kubahereza amakuru atandukanye, amakuru ya cryptocurrency, amakuru yo gukorera amafaranga kuri telefoni yawe ukoresheje ikoranabuhanga. Reka rero mbabwire ngo ni ikaze aho muherereye hose. Niba uri mushyashya, jya ukanda subscribe, hanyuma ukari no kunzogera kugira ngo nawe ikiganiro kinyuze kuri Pi Mining TV nawe kijye kikugeraho. Nawe uramaze gukanda subscribe, kanda like, sharing, maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Ndagira ngo rero turebe ibyo Pi Network yatangarije ndetse n'ikizabera muri iyi nama igiye kubera Singapore. Ndagira ngo tugendane buri muntu wese asobanukirwe n'iby'iri tangazo. Batangiye bagira bati: umuyobozi wa Pi Network Dr. Ching Diofani yemejwe nk'umuvugizi mu nama ya tokeni 2049. Ibi ni biri muri tangazo dufite, nujya muri dashboard ya Pi Mining yawe urayisangamo. Bakomeje batubwira ngo Dr. Ching Diofani, umwe mu bashinzwe Pi Network. Murabizi yuko Pi Network yari yashinzwe n'abantu batatu, ari we Dr. Nicholas Kokaris, ndetse Dr. Ching Diofani, ndetse na Vincent Mike. Murabyibuka. Aha rero Vincent Mike we yaje kuva muri uyu mushinga. Pi isigaranwa n'abantu babiri, Dr. Nicholas Kokaris ndetse n'umugore we Dr. Ching Diofani. Ibyo murabizi cyane. Hanyuma Dr. Ching Diofani ni umwe rero mu bashinze Pi Network, azaba ari mu bavugizi muri ba bantu 300 bazavuga muri iyi nama. Mu nama ya tokeni 2049 izabera Singapore ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 2 ukwakira umwaka 2025. Hanyuma ndatekereza yuko buri muntu wese yabashimishijwe n'iyi nama rwose. Iyi nama ndahamya yuko noneho izarangira Pi Network ije mu byinshi cyane. Hanyuma muri iki kiganiro azibanda gukoresha cryptocurrency na blockchain nk'uburyo bwo guteza imbere inyungu zifatika mu mibereho y'abantu, anasesengure ibibazo bihari muri Web3 ndetse n'ibisubizo bishobora gufasha
mu kuzana udushya tugamije gushyira blockchain mu bikorwa bifatika by'isi nyakuri. Murumva ko hari ibintu byiza cyane bazaganiraho rwose, navuga ngo bizaza bifite gahunda muri uyu mushinga. Hanyuma rero iyi nama ya token 2049 ni imwe mu nama zikomeye ku isi mu byerekeye crypto, ndatekereza yuko rwose iyi nama izaba ikomeye. Biteganyijwe ko azitabirwa n'abarenga 25,000, harimo abazahabwa ijambo cyangwa abazavuga 300, amasosiyete asaga 500, izahuza abayobozi bakuru, abashoramari, abashinga imishinga, hazabamo abashoramari, abashinze imishinga, abashakashatsi n'abafatanyabuguzi b'imyanzuro y'akazi. Iyi nama kandi izaba irimo ibikorwa byo kwigisha, ndatekereza yuko turi kumwe, guhanga, gushora imari, n'abakora porogaramu, abashakashatsi ndetse n'abandi bazaba bari muri iyi nama. Mwumva yuko nawe ufite icyo uzajyana muri iyi nama, nawe ntiwabuhezwe. Turakomeza tureba ibyo bakomeje bavuga ngo kubera ko Dr. Fani azavugira muri iyi nama ndetse Pi Network ikaba ari good sponsor, twavuga yuko Pi Network ni nka kimwe mu bizavugirwa muri iyi nama, kandi koko nk'abapayona nimba tugize amahirwe tukagira umufondateri uzitabira iyi nama kandi Pi nayo ikazavugwa cyane muri iyi nama, navuga ngo biraryoshye kandi bizakomeza kugenda bituma Pi Network itera imbere. Hanyuma bavuze ngo sponsor yiwe nawe ubwe, ibi bizatuma Pi Network igira uruhare rukomeye ku ruhimbi. Murumva yuko hazabaho kugira ngo bayiganireho ndetse banarebere hamwe ibya Pi Network. Murumva nimba bazaterura bakaganira kuri Pi, hari ibyo bazayivugaho, wenda nimba hari ibitagendamo neza babivugeho, ariko uko byagenda kose iyi nama izarangira Pi yabonye umurongo. Bakomeje bavuga ngo reka dukore tuganire kuri iyi Pi Network ukuntu bakomeje bagenda bayivugaho. Reka nsome nyirizina amakuru bayivuzeho. Bavuze ngo kubera ko Dr. Fani azavugira muri iyi nama ndetse Pi Network ikaba ari gold sponsor y'iyi nama. Wabyumvise? Iyi Pi ni kimwe mu bintu bigiye gutuma iyi nama ibaho. Ibi bizatuma Pi igira uruhare rukomeye ku ruhimbi rw'inganda zikomeye n'uburyo bwo kongera ubwamamare bwa Pi no kugaragaza ko ishaka gufatanya n'isi ya Web3 ndetse n'abagize umuryango mugari wa Pi Network. Ibi ntabwo bisobanutse ibintu biraryoshye. Kuba Dr. wenyine Fani yemejwe nk'umuvugizi kandi ni n'amahirwe akomeye yo gusangiza abitabiriye uburyo bwa Pi Network iha agaciro ibikorwa bifatika, kubaka umuryango ndetse no kureba ejo hazaza h'ikoreshwa rya blockchain. Ndatekereza yuko buri muntu wese arimo asobanukirwa n'iyi nama ibizavugirwamo ndetse n'ikizakigamijwe kuvugirwamo kuri Pi Network. Uko igihe kizajya kigeragezwa kwegera, murabyumva, uko igihe kizagerageza kwegera
amakuru arambuye ku biganiro Dr. Fanny azatanga azagaragarizwa ku mbuga zemewe za Pi Network. Abyumvise, ibizavugirwa muri iyi nama bazabigaragariza ku mbuga za Pi Network. Niyo mpamvu nabwiye ngo tuzagenda tubimenya gake gake. Kuri ubu kwemezwa no kuba Pi ari umuterankunga, kwemeza ko Pi ari umuterankunga mukuru ni intambwe ikomeye mu kugaragaza ko Pi yiyemeje gufatanya n'abandi mu rwego rwa blockchain ku isi. Ese ubwo tuvugishije ukuri niyo twagarukira ahangaha, icyo twari tugamije ni ukumenya yuko Pi izavugwa muri iyi nama izabera Singapore. Ubwo rero nimba bagiye kwiga Pi ndetse ikazaba ari na goal n'intego muri iyi nama, navuga ngo reka dutegereze twumve ibizavamo, kandi ndatekereza yuko bizavamo ari byiza. Reka rero dusubikire ahangaha ikiganiro, dukomeze dutege amatwi iby'iri tangazo, hanyuma iyi nama umunsi izaba yagezeho buri wese azasobanukirwa na byinshi. Reka dusubikire ahangaha ikiganiro mbabwira ngo bye, twongere tubonane mu yandi makuru.